Yes, kanogere nkwifurize ikaze n'ibihe byiza kuri wowe udahwema gukurikirana amakuru yacu hano ku Imbonerahamwe TV. Nizere ko rero aho uri hose ukomeje kugenda ugubwa neza. Ngarutse rero amakuru yacu agezweho aka kanya na makuru y'imyidagaduro nk'ibisanzwe, na makuru abakomeje kugenda rero agaragara ku mbuga nkoranyambaga, ndetse kandi amakuru abakomeje kugenda agaragara ku bahanzi bacu bahana mu Rwanda. Uyu munsi rero ngiye kwibanda ku nkuru ikomeje kugenda igaragara, ngira ngo ntawe utazi neza amakuru y'umuhanzi witwa Yampano wamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye, urizagura ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu muhanzi rero akaba ari kuvugwaho kuba hari amashusho yakwirakwijwe ndetse kandi akanyura kuri za social media zigiye zitandukanye. Aya mashusho rero akaba ari amashusho y'urukozasoni, aho rero Yampano byagaragaraga ko nyine arimo arakora ibintu by'urukozasoni, cyangwa se arimo aragaragaza ubusambanyi muri rusange. Ariko kandi amakuru akaba akomeje kugenda agaragaza ko mu by'ukuri Yampano akomeje kugenda yisegura ku bakunzi be muri rusange ku byerekeranye no kuba aya mashusho yaragiye hanze, ariko kandi atabigizemo uruhare. Ku ruhande rw'umukunzi we yatangaje ibyo uyu mukunzi we yatangaje wo babikoranaga, ndetse kandi hari byinshi ngo bari biteze, ndetse kandi amakuru yamaje kuba asakara, ndetse kandi amakuru yamaje kuba agaragaza ko mu by'ukuri hari uwatawe muri yombi, byemezwa neza ko, ariko kandi ikaba birimo birakekwa ko ari we waba warasakaje aya mashusho hanze, ni uwo babanaga uwitwa Pazo, nk'uko amakuru akomeje kugenda abigaragaza. RIB rero ikaba igikomeje akazi kayo ko gucukumbura ndetse kandi no gukora investigation y'abantu bashobora kuba baragize uruhare mu ikwirakwizwa ry'aya mashusho, dore ko amakuru yakomeje kugenda agaragaza ko aya mashusho byibura ashobora kuba amaze amezi 5 atari yajya hanze. Ngubu akaba aribwo amajije kuba ajya hanze, nk'uko Yampano akomeje kugenda abitangaza. Ni amakuru tugiye kwibandaho. Indi nkuru tuza kuvugaho ni inkuru y'umuhanzi witwa Kitoko Bibarwa, ni umwe mu bahanzi beza u Rwanda rufite, ndetse kandi uyu muhanzi yagiye atangaza byinshi byerekeranye no kuba rero akubutse inkota amasimbi, ndetse dore ko hari hashize imyaka myinshi cyane umuhanzi atabarizwa ku hano mu Rwanda, dore ko imyaka yarishize ari imyaka isaga 8 yose. Dore ko rero uyu nguyu Kitoko Bibarwa akaba ari kuvugwaho kuba hari igitaramo gikomeye cyane kigiye kuba mu mpera z'uyu mwaka, ndetse kandi akaba azitabira icyo gitaramo cyateguwe n'Intore Entertainment, nk'uko rero amakuru dusanga hano abivuga. Ndetse kandi uyu muhanzi akaba yakomeje kugenda atangaza ko mu by'ukuri witwa Davido agiye kuba nawe aza, ndetse kandi bakaba bazahurira muri icyo gitaramo cyateguwe n'Intore Entertainment. Byose tugiye kuba tubyinjiramo 5 kuri 5. Reka ngushimire cyane wowe tugira tubana, nkwibutsa kugira ngo udubashe kujya udushyigikira, ubashe kugira kuzajya ubona amakuru yacu ku gihe, kanda subscribe udushyigikire, byibura nawe ugiye ubasha kubona amakuru menshi cyane tuba tugira tugutegurira. Reka mbere kuri inkuru cyane nihuse cyane natinze mu mfunyamfunyi, mbere kuri inkuru y'umuhanzi witwa Yampano. Amakuru yamaje kuba amenyekana ko waba warakwishakwije aya mashusho agaragaza Yampano, cyangwa se amashusho y'urukozasoni Yampano arimo aragaragaramo. ya mashusho yaba ngo waba yarakwirakwije ari umusore witwa Pazo. Twagerageje gucukumbura ibyerekeranye n'uyu musore witwa Pazo, amakuru aza kugaragaza ko mu by'ukuri babanaga ndetse kandi igihe kinini, ndetse kandi uyu nguyu Pazo akaba yaragendanaga bya hafi n'uyu musore n'umuhanzi Yampano, ndetse kandi hari utuvideo twinshi yagendaga amufata igihe Yampano yabaga nkuru kuri stage. Birumvikana ko uyu muhanzi agiye kuri stage aba agomba kuba ari wisigarane memory, cyangwa se urwibutso. Rero hari abantu baba bagomba kumufatira, haba abakameramani ndetse n'abandi bamufatira amafoto agiye atandukanye. Ibi rero niho byahereye, bari bafitanye ubushuti, ndetse kandi ubushuti buhambaye, ndetse kandi bikaba byamaje kuba byemezwa, ndetse binakekwa ko uyu nguyu Pazo ari we waba warakwirakwije aya mashusho, dore ko ngo babanaga no mu nzu imwe kugeza amagingo ngaya. Gusa RIB iracyarimo irakurikirana uwaba warabigize uruhare wese, ariko kandi ku ikubitiro akaba uwitwa Pazo yaba yamaje kuba afatwa, ndetse kandi afatwa bugwate. Rero Yampano akaba yatangaje ko mu by'ukuri mu bufatanye na polisi muri rusange bakomeje kugenda bakurikirana bikomeye cyane, kandi bashyizemo ingufu zikomeye cyane uwaba warashyize hanze aya mashusho. Hari itangazo bisa nkaho uyu muhanzi yashyize hanze
rivuga ko mu by'ukuri yatangarije abanyarwanda bose n'abakunzi be muri rusange, avuga ko mu by'ukuri abakunzi be bihangane, ibi ni ibihe rero arimo aranyuramo bitoroshye cyane, nawe ubyishyizemo wakumva ko mu by'ukuri ibihe atari byiza cyane uyu muhanzi arimo aranyuramo, ni ibihe bitari byiza cyane 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 ku bakunzi be muri rusange. Avuga ko kugira ngo bisenye ni ibintu bishobora kuza bigamije kuba bimusenya, ariko kandi akaba atangaza ko mu by'ukuri nubwo ashikamye kandi yiteguye gukomeza kurwana, kandi azakomeza kugenda abagezaho indirimbo nziza cyane zuje ubutumwa bwiza nk'uko yarasanzwe anabikora, ntabwo ngo bizamuca intege nk'uko rero amakuru akomeje kugenda abigaragaza atangaza. Ngayo nguko ibya Yampano. Tureka tuce tunyarukira ku nkuru nziza cyane, umuhanzi witwa Kitoko Bibarwa yamaje kuba asesekara hano mu Rwanda. Hari byinshi rero aganiriza itangazamakuru, urugendo rwe mu kuva hariya aho yarasanzwe ari, ndetse kandi kugeza ubu ngubu uyu muhanzi akaba yatangaje ko mu by'ukuri agiye kwitabira igitaramo gikomeye cyane kizaberwa n'umuhanzi ukomeye cyane hano mu ruhando mpuzamahanga witwa Davido muri Nigeria. Akaba rero aza ataramana nawe mu gitaramo rero kizaba mu mpera z'uyu mwaka. Tuzabagezaho byinshi byimbitse kuri iyi nkuru y'iki gitaramo, ndetse kandi mu magingo ngaya hari byinshi rero bikomeje kugenda bitangazwa n'uyu Kitoko, aho yatangaje ko mu by'ukuri yarakumbiye igihugu cy'u Rwanda, yarakumbiye abanyarwanda, yarakumbiye kongera gutaramira imbere y'imbaga nyamwinshi, dore ko ku ikubitiro azatarama muri icyo gitaramo gizaba mu mpera z'uyu mwaka. Rero Kitoko akaba yaratangaje ko mu by'ukuri yishimiye kandi yishimye cyane kuba yongeye kugaruka nyuma yo kuva inkota amasimbi, dore ko rero yari arimo gukurikirana amasomo kugeza ubu ngubu. Reka ngushimire cyane wowe twabanye muri aya makuru, twongera kubona amasaha ari imbere cyangwa se mu minsi iri imbere tubagezaho n'andi makuru aba akomeje kugenda atrendinga. Murakoze cyane.